Kurangiza vuba bitera ipfunwe. Kuba bibaho bimutera ipfunwe. Nawe uribaza kuba ufite urugo umudamu wawe utamuhaza bikwiye kugutera ipfunwe. Ikifasha nuko igitsina kiba gikomeye gifite izo mbaraga. Wademara ntigihite kigwa. Ubwo bushake ushobora kugira ubushake mu bwonko ukabitekereza ariko ntihaguruke. Hari ibibazo bihari mu ngo, hari ibibazo bihari ku basore byo kurangiza vuba. Kugira faiblesse mu gutera akabariro, faiblesse sexuelle, hari ibibazo by'ubugumba. Kurangiza vuba bishobora guterwa n'impamvu nyinshi. Yenda hari izikunze kwiganza, nizo ndi buvugeho. Impamvu iza ku mwanya wa mbere niyo kwikinisha, masturbation. Kwikinisha biza ku mwanya wa mbere kubera ko bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'umuntu. Umuntu wikinishije ahura n'icyo kibazo cyo kurangiza vuba. Umuntu wikinisha sexe igitsina cye kigenda kiba gito. Mu kwikinisha kandi kuko bishobora kukuzimira no gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'igitsina gore, kuko uzi ko ibyo bibazo byikemurira mu gihe cyo gutera akabariro, amaraso abaye adatembera ngo agere mu bwonko, agere mu bice byose by'umubiri no muri cya gitsina cyawe. Urabyumva ko hazabaho kurangiza vuba. Yego, ibyo bibazo rero nibyo nifuje ko tuvugaho n'inyunganiramirire zafasha abo bantu bafite ibyo bibazo. Kurangiza vuba bitera ipfunwe. Kuba bibaho bimutera ipfunwe. Nawe uribaza kuba ufite urugo umudamu wawe utamuhaza bikwiye kugutera ipfunwe. Ku rugo buriya mu rugo ibyishimo by'umuryango naho bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Iyo bitagenda neza ukagira amahirwe bigakemuka, nta kindi kibazo mwagirana. The Zoom TV 24. Yes, ikaze nanone kuri mwe mwese mudukurikira kandi mudukunda. Tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose, ndetse tubibutsa gukomeza kudushyigikira kwa kundi mujya mu bigenza mukanda subscribe, muduha ibitekerezo ku bitagenda neza, ndetse mukanda no kuri notification kugira ngo inkuru zacu tubagezaho mujye muba abambere bazireba. Nkuko mubibona imbere ya kamera yacu turi kumwe n'umumama. Mama muraho? Yego, muraho neza Vincent. Yego, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Biragenda? Yego, biragenda. Yego, tukwakiriye rero kuri kamera za Zoom TV. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi nshimiye n'abari kudukurikira, bari zumva ikiganiro tugiye kugirana n'inkunga yabo. Turabashimiye rwose, murakoze. Yes, uyu mumama rero reka tumuhe ikaze nanone atangira twibwira, hanyuma namara kutwibwira twinjire mu kiganiro nyirizina tugiye kugirana, kandi tubasabye kugikurikira kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo ryacyo kuko nzi ko kiri buze kubaryohera. Mama, tangira twibwira cyangwa wibwira abakurikiye. Nibyo koko, nkuko bivuze ikiganiro cyacu ni ingenzi, abantu bakwiye kugikurikirana cyose kuko kirimo ibyiza bakeneye n'ubuzima. Amazina yanjye nitwa Marthe ayinkamiye, nkaba nkorera muri Dynafarm mu Rwanda. Dynafarm ikaba ari company iri ku rwego mpuzamahanga, ifite inkomoko mu gihugu cya Malaysia ku mugabane wa Aziya. Ikorera mu bihugu bitandukanye aribwo n'u Rwanda ruzamo. Tukaba dufite icyicaro hano mu Gakinjiro ka Nyarugenge, niho dukorera. Dufite n'amashami Rubavu, Musanze ndetse na Huye. Service dutanga muri Dynafarm ni z'ubuzima. Yego. Tugira n'akandi gace tutangamo inyongeramusaruro, ariko ubu ndi hano mu rwego rwo kubwira abantu muri rusange iby'ubuzima dufite. Yego. Yego. Rero ibyo dufite ku buzima ni inyunganiramirire. Dufite inyunganiramirire zikenerwe na buri muntu wese uko yaba ameze, waba uri muzima waba urwaye, buri wese akenera inyunganiramirire kuko uko tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubaho tukarya, ibyo turya nibyo bituma turwara. Akenshi burya uko turya nibyo bigena ubuzima bwacu, uko tubaho, aho tugenda, ibyo duhumeka, ibyo byose nibyo bigira uruhare ku buzima bwacu. Umuntu arwara kubera ibyo arya, umuntu arwara kubera ibyo ahumeka, tuvuge imyuka yo mu kirere n'ibindi. Ariko nifuje kubaganiriza ku nyunganiramirire dufite
uburyo ari nziza, uburyo ari z'umumaro ku buzima bwa muntu. Inyunganiramirire ushobora kuzikoresha utarwaye, uri muzima, ukazikoresha mu buryo bwo kwikingira cyangwa se kwirinda uburwayi. Icyo gihe uzaba uzikoresheje nk'urukingo kugira ngo wunganire imirire, kuko buriya turya buri munsi ariko turya indyo, hari igihe twibwira ko turya indyo yuzuye. Indyo yuzuye igizwe n'iki? Ni ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibindi ndwara. Ariko ugasanga kuri asiyete yacu, ipura yacu ku munsi dufata, twatetse imboga dodo n'ibyo, ariko byibura ugereranyije urabizi ukuntu umufungo w'imboga ugura 100, usanga ku cyane niba muri umuryango w'abantu 5 nk'umuntu yariye ibibabi 3. Ese icyo gihe uba wariye imboga koko? Dukeneye rero ibyunganira iyo mirire tutarwaye, tukagira ubuzima buzima. Dukeneye inyunganiramirire kandi nanone turwaye. Igihe umuntu arwaye afite uburwayi runaka, ushobora kuba ufite umuvuduko ukabije w'amaraso, ushobora kuba ufite diabete, ushobora kuba ufite umutwe udakira, ushobora kuba ufite stress, ku ndwara nyinshi. Ushobora no kuba ufite n'indwara zidakira, turazizi indwara zidakira nk'ubwandu bwa HIV, kanseri, nabwo ukaba ukeneye guhereza umubiri wawe imbaraga. Turazifite zongera ubudahangarwa bw'umubiri, abantu bakabana n'uburwayi bwabo bakaramba, bakagira imbaraga bagakora. Izo nyunganiramirire rero iyo tuzibahaye bagira ubuzima bwiza. Inyunganiramirire nibyo navuga, ushobora no kuzikoresha ku buntu wazahajwe n'uburwayi, umwondoro, nko kuzo ndwara zidakira. Yego rero uyu munsi nifuje kubaganiriza ku nyunganiramirire zifitiye abantu akamaro, cyane cyane ku myanya yabo myibarukiro. Yego haba ku bagabo turazigira, haba ku bagore turazigira, ariko uyu munsi reka duhere kuzafasha abagabo. Birumvikana ko inyunganiramirire mufite zifasha mu buryo butandukanye, mu buryo bwinshi. Uyu munsi akaba ari ubundi mufite inyunganiramirire zifasha nko mu buryo bungahe mukurikije izo mufite? Ubundi muri rusange Dynapharm ifite inyunganiramirire reka mvuge ngo zirenze 1000. Yego ariko zikora mu buryo butandukanye. Buri mwimwe ibifite ikifasha umuntu, gusa uzasangamo inyunganiramirire izakora ku bintu bitandukanye mu mubiri w'umuntu. Na hano zirimo, ndaza kuzibona, ndaza kuzivugaho. Ikaba ifite imimaro myinshi ku buzima bw'umuntu. Yego ariko izo nifuje kubaganiriza uyu munsi nyine zifasha abagabo ku myanya yabo myibarukiro, nuko hari ibibazo muri sosiyete nyarwanda, si muri sosiyete nyarwanda gusa, ni muri rusange ku isi hose. Hari ibibazo bihari mu ngo, hari ibibazo bihari ku basore byo kurangiza vuba, kugira faiblesse mu gutera akabariro, faiblesse sexuelle, hari ibibazo by'ubugumba. Impamvu zose zaba zabiteye, inyunganiramirire zacu zishobora kubafasha ibibazo bigakemuka. Marthe, tukiri aho ngaho rero, mbere yo kwinjira mu kumenya ibyo bibazo ko biriho, wenda hari n'ikibitera wari unabikomojeho. Yego hari igitera, iyo gitera rero mbese kugira ngo ibyo bibazo bibeho, umuntu agira ibyo bibazo byo gutera akabariro, arangize vuba n'ibyo bindi byose ugiye ugarukaho, mbere yo gushaka izo nyunganiramirire cyangwa iyo miti, navuga ko ari n'umuti bien sûr kuko ni umuti, ibyo bibazo mwamenye ko bibaho kandi umenya n'ikibitera. Ibitera rero ibyo bibazo tubanze tumenye ni ibiki bitera ibyo bibazo mbere yuko tubishakira umuti. Yego urakoze. Ku bibazo bikunze kuboneka ku bagabo nibyo kurangiza vuba, nibyo ubugumba, reka bari byo mvugaho. Kurangiza vuba bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, yenda hari izikunze kwiganza, nizo ndi buvugeho. Impamvu iza ku mwanya wa mbere niyo kwikinisha, masturbation. Kwikinisha biza ku mwanya wa mbere kubera ko bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'umuntu. Umuntu wikinishije ahura n'icyo kibazo cyo kurangiza vuba. Umuntu wikinisha sexe, igitsina cye kigenda kiba gito. Mu kwikinisha kandi kuko bishobora kukuzimira no gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'igitsina gore, kuko uzi ko ibyo bibazo byikemurira. Icyo gihe niyo handi hava kugira n'ubushake buke
bwo gukora imibonano. Yego, kwikinisha bigatera ubugumba mu buhe buryo? Byangiza prostate. Prostate y'umuntu ikangirika, bigatuma igihe cyo gutera akabariro intanga ze zizasohoka mu buryo butari normal. Hari igihe zicika imirizo zizibashe kumuvinga ngo zigere ku igi ryiteguye habeho gusama. Hari igihe nanone iyo prostate iyo yangiritse ikabyimba, ruriya rurenda rutwara intanga rutabasha gusohoka neza, bigatuma habaho ubugumba ku ngaruka zo kwikinisha. Kwikinisha uretse n'ubugumba, ubwo urumva nyine bizatera kubura urubyaro, kandi ibyo bibazo akenshi bibaho. Ugasanga umuntu arajya kwa muganga, imisemburo ni normale, prostate ni normale, ntirangirika, ariko ugasanga bafite ikibazo cyo kubura umwana, kandi ibisubizo byo kwa muganga bigaragaza ko ari muzima mu myanya ye yose myibarukiro. Imisemburo ye isa nawe isinziriye. Yego. Kurangiza vuba rero nanone byaterwa n'ibiro umuntu afite. Buri umuntu ufite ibiro byinshi ateye akabariro akananirwa vuba, bigatuma arangiza vuba. Kurangiza vuba bishobora guterwa nanone n'izindi ndwara ziri mu mubiri w'umuntu, nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije, buriya nayo itera guhumagira vuba akananirwa. Stress z'akazi nazo bitewe n'ibyo ukora cyangwa se ubuzima ubayemo bwa buri munsi, hari igihe umuntu aba yifitiye stress z'imibereho, nabyo bikaba byamutera gukora igikorwa akananirwa vuba, akarangiza vuba. Izo defete zose rero tuzikoraho. Dynafam yazitekerejeho, izo mpamvu zose yazitekerejeho, iteganya produit zo gufasha umuntu ibyo bibazo bigakemuka. Tukunganira imirire ye, niba ari ubwonko bunaniwe, ari izo stress tukabugaburira. Niba ari imitsi y'igitsina idakomeye, kuko ndaza kubereka produit ifasha imitsi, iyungurura imitsi ikanayikomeza, bigatuma ikanafasha amaraso gutembera kugera mu bwonko, kuko buriya mu gihe cyo gutera akabariro amaraso aba adatembera ngo agere mu bwonko, agere mu bice byose by'umubiri no muri cya gitsina cyawe. Urabyumva ko hazabaho kurangiza vuba. Yego, ibyo bibazo rero nibyo nifuje ko tuvugaho, n'inyunganiramirire zafasha abo bantu bafite ibyo bibazo. Yego, ibyo bibazo nibyo wifuje ko tuganiraho. Tukiri nsubiye inyuma gatoya, wari uvuze ku bijyanye no kwikinisha. Umuntu wikinisha, mpisingira amatsiko yo kwibaza nti umuntu wikinisha ko biza kugera igihe ngo bikaba chronique, izo nyunganiramirire zishobora kumufasha kuva mu kwikinisha cyangwa zimufasha gukemura bya bibazo ashobora kugira nk'umuntu wikinisha? Benshi umuntu wikinisha bikora kubera impamvu. Hari igihe ushobora kuba ufite nk'urugo utabana n'umudamu wawe cyangwa se utabana n'umugabo wawe, bigatuma mu buryo kubera umuco kudaca inyuma uwo mwashakanye, kudaca inyuma inshuti yawe, ukabyifasha. Hari n'ababikora kubera ikigare, cyane cyane mu masegondere, mu ma interna barabyanduzanya, ukabikora nawe ugendeye mu kigare, kandi bikaba chronique koko. Rero ntabwo inyunganiramirire arizo zihagarika kubikora, ahubwo tumuha inama, turamuganiriza tukamuha inama ibintu ashobora kwitoza. Tuvuge akenshi umuntu abikora ari wenyine, aryamye, afite umwanya wo kubitekerezaho. Icyo gihe tukugira inama yo kuba wakora nka siporo. Tuvuge niba uri buryame cyane nka saa 12, saa 11, kora siporo nyinshi zihagije. Izo siporo ziratuma unanirwa haba ku mubiri ndetse no mu bwonko. Nujya kuryama urahita usinzira, ntagufata umwanya wo kwitekerezaho ngo ujye gukora ibyo. Ushobora kureba filime ariko zitari z'urukozasoni. Filime nazo zituma unanirwa uri ujye kuryama uhita usinzira. Kuganira n'inshuti cyangwa umuryango, ukirinda kuba wenyine, ukaba uri kumwe n'abantu. Ubundi ukirinda ibiganiro byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, waba ubivugira kuri telefone, waba ubivugira muri rusange aho wicaye, urabyirinda mu gihe uzi neza kuri hafi kujya kuryama, kugira ngo nujya kuryama ube ukipe ku bitotsi gusa. Yego, izo nizo nama dushobora kugira umuntu akabireka. Noneho inyunganiramirire zo ziza zije guhangana n'ingaruka zamugeraho. Ashobora kuba ataratangira guhura nazo,
ku basore bo kenshi mbagira inama yo kubireka ariko bakanafata inyunganiramirire hakiri kare bagateganyiriza urugo rwabo ntibazahure n'ibyo bibazo byo kurangiza vuba bitera ipfunwe kuba bibaho bimutera ipfunwe nawe uribaza kuba ufite urugo umudamu wawe utamuhaza bikwiye kugutera ipfunwe. So abasore rero ni byiza ko bafata inyunganiramirire mbere bakirinda ibyo bibazo kuzahura nabyo, ibyo by'ubugumba, ibyo byo kurangiza vuba, bakazagira ingo nziza. Marthe, twihuse cyane kuko n'amasaha ari kugenda, reka rero utangire dusobanurire uburyo izo nyunganiramirire zishobora gukoreshwa mu kwirinda cyangwa mu kuvura cyangwa mu kugabanya bya bibazo tumaze kugarukaho. Yego, reka mpere ku nyunganiramirire yitwa Yirekuye chlorophyll plus guarana. Iyi nyunganiramirire ikozwe mu mboga mbisi ndetse n'imbuto, ikaba yitwa father of food. Urukumva impamvu yitwa father of food? Ni imboga nyine. Ubundi muri rusange ibyo dukeneye by'ingenzi mu mibiri yacu ni imboga n'imbuto. Yego, niyo mpamvu yitwa father of food. Iyi ni ingenzi ku muntu wese, ikaba itunganijwe ku buryo imboga ikiyiko kimwe cyayo iyo tukikonsomye tuba dukonsomye ikiro cy'imboga mbisi. Hanyuma umumaro wayo, iyi ngiyi ikora isuku n'isukura mu mibiri yacu, ikavanamo imyanda yose ibitari ngombwa mu mubiri, ikabivanamo ikabirimuvinga. Ikaba ifite ubushobozi bwo gutemberana mu mibiri yacu aho amaraso abasha kugera mu maveso yose yo mu mubiri, nayo imiterere yayo, structure yayo ibasha gutembera mu maraso hose ikazibura mu mibiri yacu, imyanda yose ikavamo. Yego, ni kuvuga ngo iyi yongera production y'amaraso. Iyi kandi ishobora gufasha umuntu ufite ikibazo cya constipation, impatwe, kubera kurumva ni imboga, ababonye imboga atabonaga digestion igenda neza. Ku muntu ufite ikibazo cya digestion itagenda neza tuma chlorophyll bikakemuka. Iyi rero izafasha umuntu ufite icyo kibazo kubera ko ari igihe nk'umuntu ufite ibiro byinshi urangiza vuba biba biterwa n'ibintu urafite bikeneye kugabanya, iyi chlorophyll izamufasha. Sibyo? Sinzi niba ari ikindi wayimbazaho. Birumvikana kuko ndumva hari byinshi uragenda dusobanurira bakozi badeze mu TV abatari busobanukirwe nabo tubahaye urubuga ahari commentaire barajya babaza kuko turabahana nimero za Marthe naho zajya basubiza anyuze mu makomentari abantu bari bugende baduhereza. Yego, turafata n'indi nyunganiramirire. Yego, ngeze kuri iyi nyunganiramirire yitwa Yirekuye. Iyi jinko abantu barayikunda cyane. Iyi jinko ni umwami w'imitsi, ifasha imitsi yacu kuzibuka. Yego, iriya chlorophyll nk'uko nabivuze yo irasukura mu mubiri hose imyanda yose, ariko iyi ngiyi cyane cyane purpose ni ku mitsi. Yaba utudutsi two ku bwonko twitwa nerves, yego, iradufasha ikatugaburira ubwonko, stress zikagabanuka. Imitsi yose irayizibura y'umubiri wacu, kandi tuzi ko igitsina cy'umugabo buriya gikozwe n'imitsi. N'imitsi n'inyama nta gufa ribamo. Rero iriya mitsi ikeneye imbaraga, ikeneye kutagira umwanda, ikazibuka igakomera kugira ngo umuntu ademare agire resistance umwanya muremure. Iyi jinko ni nziza cyane ku bagabo rero irabafasha, ikozwe mu kimera cyitwa jinko biloba. Hanyuma ikibazo cy'amasiko ngize kuri icyo ntabwo byatera umuntu kuzajya agira guhora demaye oya mu gihe yakoresha. Oya, ni kuvuga ngo guhora umuntu ademaye si urumva icyo gihe bikontororwa n'imisemburo. Ikifasha ni uko igitsina kiba gikomeye gifite izo mbaraga, wademara ntigihite kigwa. Ubwo bushake ushobora kugira ubushake mu bwonko ukabitekereza ariko ntihaguruke. Iyi rero
ikora kuri iyo mitsi. Naho byo guhorana ubushake byo kiba ari ikibazo cy'imisemburo, ndaza kubereka n'iyindi ibikoraho. Ndetse no kuvuga ngo umuntu wakoresheje iyo nyunganiramirire yitwa Yirekuye. Yirekuye mu gihe cyo gutera akabariro ntabwo nta kibazo na kimwe azagira. Oya. Ntacyo. Yego. Reka nze kuri dinosaur iyi dinosaur ibi byose ni ibimera bikozwe mu bimera n'umwimerere. Nubwo wenda uzabisanga bitunganijwe mu buryo bw'ibinini n'uburyo bwo kugira ngo bibikike igihe kirekire. Hanyuma iyi dinosaur yo ifasha prostate, iri specific kuri prostate. Iza yirebera prostate gusa. Kuvuga ngo prostate irwaye nkuko nigeze kubivugaho irayifasha igakira. Umuntu ashobora kuba afite na kanseri ya prostate tukamuha dinosaur kandi tuzi ko kanseri idakira. Yego. Ariko iyi dinosaur iramufasha, yafashe doze ihagije. Uburwayi bwa prostate rero kenshi ibintu biranga umuntu ufite ikibazo cya prostate, kubera prostate umumaro wayo ubundi isekreta amafluide ari basique yitwa semen, agafatikanya n'intanga, ikaba ishinzwe gusohora izo ntanga. Ifite imyanya ibiri, ikifunga igihe cyo gusohora intanga, igafunga aho gusohora inkari mu gihe cyo gusohora intanga, igafunga aho inkari mu gihe cyo gusohora intanga mu gihe cyo gusohora inkari. Kuvuga ngo iyo yangiritse irabyimba hakifunga, intanga ntizize cyangwa se zikaza mu buryo buri disorder. Kwihagarika nabyo bikaba mu buryo buri disorder, ukajya kwihagarika ukumva utangiye kuribwa, ukagira uburyaryate ukabireka, mu kandi kanya ukabusubiye, mu kandi kanya ukabusubiye. Icyo ni ibimenyetso by'uko prostate yangiritse. Kandi icyo gihe nabwo umuntu akoze imibonano izo ntanga zikaza zidafite ya fluide ihagije irimo base ngo neutralize acide yo mu gitsina cy'umugore, intanga zigeramo zigapfa. Mu gitsina cy'umugore aba acide ya za ntanga zije zidafite ya fluide yakozwe na prostate zizapfa, habeho kutabyara. So ni nziza rero. Yego, twihuse cyane dukomeze n'indi nyunganiramirire. Ginseng capsule yikozwe mu kimera, nyine urabona ashushanyijeho umuzi umaze imyaka 6 mu kimera cya ginseng. Iyi yo ni umwami w'imiti, king of medicine. Yitwa king of medicine kubera umumaro ifite. Ifite imimaro myinshi ku mubiri w'umuntu. Ufite umwijima, ufite impyiko, ufite ikibazo cyose waba ufite ku myanya myibarukiro, ibibazo bijyanye na sexual problem, iyi ngiyi ikoraho. Ni ingenzi cyane tuyiha abantu bamaze kugira imyaka mikuru, bari kuri risk yo kugira n'uburwayi bwa prostate cyangwa se bari kuri risk yo kugira imivuduko ikabije y'amaraso, ama diabete ku myaka yabo. Iyi baba bayikeneye cyane, ni impano nziza. Hasigaye iyi tonkati, iyi ni kawa. Iyi kawa ni kawa y'abagabo, ikaba umumaro wayo yongerera abagabo ubushake. Yego. Kuko ngo ituma ama stress agabanuka. Hanyuma ikindi niko iringaniza imisemburo y'abagabo, iriya misemburo ya testosterone. Umuntu ufite imisemburo isinziriye wigeze kubimbaza ndakubwira ni ikibazo cy'imisemburo. Iyi ngiyi niyo imufasha. Yego. Hari abantu abahorana ubushake, abatagira ubushake, iyi ngiyi irabafasha. Hanyuma rero iyo ngiyo yakoreshwa ryari? Ikoreshwa umuntu agiye gukora imibonano cyangwa uyikoresha nyine mu buzima busanzwe? Iyi ngiyi ubundi urabona ni agakawa. Umuntu ashatse yajyana akagura akagahorana, nk'uko ugura Nescafe, kandi Nescafe irimo za kafeyine, wakabaye ihorana akangaka ku meza yawe. Kuko kuyinywa ni randomly, ushobora kuyikoresha 2 ku munsi, 3 ku munsi, kandi none ikaba ari ingenzi kuri wowe kuruta. Ni kuvuga ngo mfatire urugero kuri iyi jinko, nyine ushobora gutera ibuye rikica inyoni ebyiri. Iyi jinko umuntu ufite ikibazo cyo mu buhumekero, amasima n'ibindi arayikoresha. Ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije arayikoresha. Ufite ikibazo cya diabete arayikoresha. Ufite ikibazo cya
cyo kureba akayikoresha, n'ufite ikibazo cy'ubugumba akayikoresha ku bagabo. Urumva nibyo rero ndi kukubwira, umudamu bazayihuriraho ariko atari kese yo kuri section ku bijyanye n'imyororokere. Yego. Izi nyunganiramirire nibyo nakubwiye ikoreshwa henshi nk'ikororofile. Kese yose tumuha kororofile uretse umudamu twite n'umwana mutoya. So inyunganiramirire zikora mu buryo bwinshi. Buri wese tumuha inyunganiramirire ku mpamvu, ku kibazo afite. Yego. Hanyuma abakunzi ba Dezo TV nk'uko mubibonye amaze kutwereka zimwe mu nyunganiramirire bakoresha mu rwego rwo gufasha cyangwa se kunganira igitsina gabo mu buryo butandukanye no kubarinda indwara zitandukanye. Hanyuma Marthe, hari henshi hirya no hino hakunze kugaragara abantu wenda bo bita abavuzi cyangwa bakoresha imiti gakondo, ariko ugasanga abantu bamwe bavuga bati ni ibicupuri ntago bikora, baradutuburira. Mwebweho izi nyunganiramirire zanyu mwatubwiraho iki cyemeza ko koko bikora neza kandi ko byagirira umumaro abantu bashobora kuza babakeneye izo serivisi? So ndumva igisubizo wanakihaye, wavuze nyine bagaragara bavuga ko ari abavuzi, sibyo? Bafite imiti. Twe ntabwo dufite imiti, dufite inyunganiramirire. Cyo ni cyambere, ariko zishobora gukora nk'imiti. Ego. Ikiza cy'inyunganiramirire ni umwimerere, ni nk'ibiryo kandi bigira ingaruka mu gihe kirambye mu mubiri yacu. Ibiryo twariye kera turi abana nibyo byatumye dukura ngo tungane gutyo. Nizi nyunganiramirire uzikoresheje zigufasha mu gihe kirambye, bitandukanye n'umuti ukoresha ufite purpose kuri organe irwaye, yakira ukavamo. Yego. Bo simbizi yenda abo bandi uko babikora, ariko icyo mpamya nuko Dynapharm ifite produits z'umwimerere, nta muntu uradutera ibuye ko twamutuburiye, ahubwo wazimenya zimenyesha abandi, ni uzana abandi bakiriya. Harya ikindi Dynapharm twemerewe gukorera mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Dufite icyangombwa cya ISPO, ariko mu Rwanda dufite icyangombwa cya RSB, dufite icyangombwa cya Minisante, dufite icyangombwa cya FDA, dufite n'ibyangombwa byo gukora bisanzwe. Yego, birumvikana mufite ibyangombwa nuko mukora. Yenda tugiye no kuri ya kote yindi y'iby'ifumbire, dufite n'icyarabu. Yego. Ibyangombwa byose turabifite. Nabyo tuzabigeraho. Hanyuma ahangaha twaje gukemura bya bibazo byo gutera akabariro, reka mbivuge gutyo, kandi nabyo uko tuzakora ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi twahaye rugari abantu batera akabariro bikanga cyangwa se bafite ibibazo byose bifite aho bihuriye n'ibyo ngibyo. Marthe, hari nimba numvise neza mwatangiye gukorera mu Rwanda ryari? 2009. Murarambye. Hanyuma mu minsi ya none hirya no hino ugenda wumva ibibazo by'ingo, abantu abashakanye batandukana ahanini cyane. Ntago ndashaka, ariko numva ko gahunda zo mu buriri ziri muri gahunda zigira uruhare rukomeye cyane mu gusenyuka kw'ingo. Niba byo koko namwe wenda mufite experience nk'ababikora, akaba ari ngiye kubijyanisha n'ikibazo kigira kiti mu bantu mumaze guha serivisi, mu buhamya mufite, hari ubuhamya mufite bw'abantu runaka mwakemura ibyo bibazo ku buryo wabavuga nyine hano, ntubavuga amazina ariko uraduha nyine experience y'abo bantu, uraduha n'ingero zifatika ku buryo n'abadukurikiye koko bumva ko ibintu byanyu ari ibintu biri seriye bikora neza? Reka mvuge ngo n'ubundi niba hari abadukurikiye bahawe serivisi bemerewe gushyira comment zabo, bavuga ati mwaradufashije cyangwa se ntibyakunze. Ariko tubaye ubwo buhamya budahari, Dynapharm yaba yarafunze imiryango. Nyamara ahubwo yagura imbago. Urumva ifite ama branch. Impamvu ifite ayo ma branch ni ukubera ko serivisi zayo zirakenewe kandi ni iz'umumaro. Rero ubuhamya burahari bwinshi kuva 2009 se nago waburangiza. Abadukurikiye nabo barabiza, bafashijwe banyemerere baze gushyiraho comment. Yego. Niba batamaza nta kibazo. Buri gihe ari positive result na negative. Gusa icyo nzi cyo uzaba atarabonye result effective, azaba yarafashe doze
nkeya ku mpamvu nyinshi zirashoboka, ashobora kubura ubushobozi bwo gufata doze yandikiwe, ariko uzi ko yaje akabonana na muganga akandikirwa kire akayifata akayikoresha bakamukorera follow up, arabizi nawe uko byagenze. Hanyuma abamukurikije nyine abo mugena mwakira, ni ikihe kigero kiri hejuru cy'abantu muha amaserivisi yanyu? Ni abashakanye, ni urubyiruko? Ni abashakanye birumvikana. Yego, ni abashakanye, kuko uzasanga tuvuye no kuri ibyo by'imyororokere nitugera no ku by'imibyibuho ikabije, by'imivuduko ikabije y'amaraso, by'amadiyabete bikunze kugera mu zabukuru, ku bantu bari mu myaka mikuru. Rero urugero pourcentage y'abantu twakira benshi nabubatse. Hanyuma se koko nkuko nari nabikomojeho mbere, mu ngo abenshi baza bagaragaza kari ikibazo ku rugo buriya mu rugo ibyishimo by'umuryango naho bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Iyo bitagenda neza ukagira amahirwe bigakemuka, nta kindi kibazo mwagirana. Gusa nyine buriya buri rugo rugira umwihariko, ibibazo byo mu ngo biba ari byinshi, biratandukanye, gusa pourcentage nyinshi icyo kibazo mu ngo kiba kihari. So ababasha kutwumva bakeneye serivisi bazaduhamagara tubafashe. Mu yandi magambo, hari ingo nyinshi mwagiye mwubaka zendaga gusenyuka kubera ibibazo byo mu buriri. Birumvikana. Yes, bakunze badeze mu TV nuko ikiganiro giteye, ariko tugenda tugana ku musozo. Marthe, hari akantu waba utakomojeho kuri izi serivisi zijyanye n'abagabo cyangwa n'igitsina gabo ukavugaho tugenda tunagana ku musozo? Yenda ku bagabo birakwiye ko niyo waba utabona ibyo bibazo ushobora gutekereza ko ukwiye kurinda prostate yawe, ukaba wafata inyunganiramirire hakiri kare. Ikindi ndashaka kuvuga ko serivisi zacu ziri open mu gihugu hose muri iki gihe cya lockdown, aho waba uri hose produits kugeraho. Hanyuma no hanze y'igihugu ntago bahejwe, baratwandikira, baraduhamagara, tukazibagezaho. Nubwo muri ibi bihe bigoye, ariko igihe lockdown izaba yarangiye bizakunda. Serivisi zacu ni nziza, ni nyamibwa. Umuntu wese aremerewe kuduhamagara tukazimugezaho, tukazimuha. Ubishoboye utuye hafi yenda nk'ubu muri Kigali, ushobora kuza kubonana na muganga tukakugira n'inama amaso ku maso. Iyo bidakunda tugukurikirana kuri telefone, ariko ugahabwa ubufasha. Yego. Hanyuma yego, kugira ngo ibintu bigene neza, urumva mukenerwa n'abantu batandukanye. Kuba iki kiganiro cyatambuka nabwo abantu ntibamenye aho bajya gusaba serivisi ni ikibazo gikomeye, akaba ariyo mpamvu munabitwemera ko nzi ko mutabura kubyemera. Muravuga nimero zanyu za telefone, ariko nabwo abazajya babahamagara bakunze badeze mu TV ntago ari kubaderanja, no kuvuga ikibazo ufite hanyuma nabo bakagikemura, nta byo guhamagara umuntu umukinisha cyangwa umubwira ibiterekeranye n'impamvu izi nimero zashyizwe ku rubuga. Yego, telefone ushobora kuyihamagara unagisha inama yenda nko ku mirire, nabyo kuko urumva twifite inyunganiramirire, tuguha n'inama ku mirire. Nimero de telefone ni 0786 385 682. Iyo niyo nimero iba kuri WhatsApp, ushobora kwandika, ushobora guhamagara tukakumva tukagufasha. Ni 0786 385 682. Harya wongera utwibutse neza aho mukorera cyangwa aho mufite icyicaro? Dukorera mu Gakinjiro ka Nyarugenge, imbere ya Feruje, etage hari y'umuhondo ya Junction House. Munsi kuri ground hari Isano Pharmacy. Twe dukorera hejuru muri etage ya kabiri, hagati harimo clinique y'amenyo. Twe turi hejuru niho dukorera. Imiryango irafunguye kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, havuyemo umunsi wo kwisabato. Yego. Marthe, uyu munsi rero dukoze ikiganiro kijyanye na serivisi z'igitsina gabo cyangwa z'abagabo, abasore. Ubutaha rero tuzaganira kuki? Ku bagore. Abagore rero turabararitse, mube hafi ntabwo twabibagiwe. Yego, murakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu. Murakoze namwe Vincent.
nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.